ndagira ngo dutangire agastori kacu gatoya. Dutangiye n'umusore witwa Claude uba uri kuri telefone ndetse uri mu kagare kabisa, ubona ko yavunitse. Abategereje umukobwa aturuka mu gipangu ari kumushakisha, amubwira ati se uri hehe? Uyu mukobwa bamwita nde? Berize. Nuko ako kanya Claude akomeza kumusinyara amwereka ahantu ari, kuko aba ari mu kagare. Ariko uyu mukobwa ntabwo yatekerezaga ko uyu muhungu Claude yaba ari mu kagare cyangwa se yaba yaravunitse agendera mu kagare. Nuko Claude akamubwira ati ni njyewe rwose, ntugire ikibazo, urabona se hari ikibazo gihari? Nuko ako kanya umukobwa akagwa muri koma. Berize bikamutungura, akavuga ati ni wowe twavuganye igihe cyose? Nuko Claude we biba bisa nkaho byamushimisha, akavuga ati ni njye rwose, wigira ikibazo. Ariko wareba mu maso yande ya Berize ukabona afite ikibazo ndetse byamucanze. Aribaza ati se ni wowe twavuganaga igihe kingana n'amezi 10 yose, umeze gutya ni wowe? Ako kanya akavuga ati ntago bishoboka. Umukobwa biramutungura, ese iyo umbwira gutya kumeze gutya? Nuko akabonye Claude akamubwira ati ese njye meze nabi basi? Nuko Berize akamubwira ati ntago bishoboka, amezi yose namaze 10 yari wowe ugenzera mu kagare waravunitse. Ako kanya Claude wakomeza kumubwira ati ariko ndumva nta kibazo kirimo, ku bantu twari tumaze igihe kingana gutya dukundana. Oya, ati warambeshye rwose, warambeshye, ntabwo bishoboka yuko njye nshobora kubana nawe umeze gutya, we umbeshya yuko uri muzima gutya. Berize arakomeza kumubwira ati warambeshye, basi iyo umbwiza ukuri yuko wavunitse nkamenya yuko ngomba kukureka. Umukobwa bikomeza kumucanga, kakomeza kuvuga ati ntago bishoboka. Ariko Claude aravuga ati kuki se ntago ushobora gukunda basi ukuntu umeze? Kuba nari meze gutya si ibintu byiza byo kuba nari kukubwira, ariko kuba njye nawe twari dukundana ntago rwose byatuma ntagira gute kuba naravunitse, ntago byatuma njye nawe urukundo rwacu rupfa. Ako kanya Claude avana impeta mu mufuka. Ndagira ngo ndorere sasa dukomeze turebane iyi story yacu. Ako kanya Berize aratungurwa, akavuga ati wowe ubumeze gutyo ntubasha kugenda, izo confidence uzikura hehe zo kuba ushobora kuba wanyambika impeta? Hisha kure iyo meta, yibike rwose, mbabarira uyimvana impande. Ako kanya Claude akamubwira ati ariko rwose wamfasha, nta kibazo, niba tukabana kandi nawe tuzabana ubuziraherezo, nzakurinda buri kimwe. Ati gute wowe uzampa buri kimwe? Ni gute wowe ushobora kumpa buri kimwe ugendera mu kagare? Ndagira ngo ndorere sasa. Ati wampa buri kimwe gute ugendera mu kagare? Hisha iyo meta yawe rwose, ureke kuntera isesemi, kuko n'ubu ngubu mfite umujinya mwinshi. Ariko Berize akomeza kuvuga. Ariko ndagira ngo gato tugarukeho gato, ngira ikintu mbabwira kandi ngira ikintu mbereka wowe ukurikiye filime. Muri no story yacu hari umuntu murimo murabona kandi murimo muramwirengagiza, uri inyuma y'aba bantu. Ndagira ngo mubasobanureho gatoya, muraza kumenya ibyabo. Yabaretse agira ate? Abareba gusa. Ndagira ngo rero twongeye tugaruke kuri Berize. Turaza kugarukaho, muraza kumenya byinshi, muraza gusobanukirwa. Ako kanya Berize akomeza kwikaragaho ngaho avuga ati rwose narakombye, umwanya wanjye wose nataye nkutakazaho, njye nawe umbwira yuko tugomba kubana ufite buri kimwe, none ugendera mu kagare. Ubu wowe ugendera mu kagare neza ukambuje gutereta. Ese ubundi izo confidence uzikura hehe? Ndagira ngo mbabarire umbwize ukuri, izo confidence uzikura hehe zuko ushobora kuza gutereta umuntu nkanjye? Amafaranga ninjiza ku kwezi byonyine ni amafaranga menshi, we ntago wayabona. Ati urabona iyi misatsi uri kuyibona? Iyi misatsi kuri amafaranga menshi. Ndagira ngo uva ahantu rwose. Ako kanya Claude akomeza kumubwira ati none se ntago kuba naravunitse ntago najya mu kazi koko? Ese koko uyu mwanya wose twataye uwangije mu minota? Ako kanya ndagira nongere mbabwire kuri wa muntu uri inyuma yawo w'umukobwa.
arimo arakomeza kwitegereza umusore ndetse akitegereza n'uyu mukobwa ngo ni Belize. Ako kanya Claude aramubwira ati ese wambabariye basi niba bikunda tukaba twabana, ati si impeta koko nyisubizeyo. Ako kanya Belize akavuga ati ariko se wa muhungu we, ntago wumva amatwi yawe wayavuniyemo ibiti? Ndagira ngo ukurikire sasa ukuntu byaje kugenda. Wowe utarakora subscribe kwinginze gira vuba vuba uyikore, ujye ukurikira udustori nk'utu ngutu kandi ukurikira akantu ku kandi. Ugira icyo ushaka ko tukubwe cyangwa se ushaka iyo tugukorera uratwandikira muri komenti ukatubwira. Ndagira ngo ukomeze ukurikire sasa ibyo Belize akomeza kubwira nde Claude. Aramubwira ati neza neza urakomeza ukishyiramo confidence z'uko waza kuntereta kweri, nta n'isoni. Igihe kingana gutya umuhungu we n'imitsi iba yireze, ariko nyine nawe urabibona umuntu ugendera mu kagare abakobwa bakunda byibuze umusore ushingwe udafite ikibazo na kimwe, umuntu mutazabana mu makuba. Baba bishakira kuba gute? Kuba mu buzima buhenze kandi bumeze neza. Rero uyu mukobwa nirwo rugero we arimo cyangwa se niyo karagiteri aremyemo. Ndagira ngo ukurikire sasa, yanga umusore aramwanga pe, ariko ndagira ngo ukurikire uraza gusobanukirwa ndetse uraza kwigiramo byinshi. Ako kanya umukobwa akomeza gutuka ndetse anandagaza uyu musore Claude. Claude akamubwira ati ariko ibintu uri kunkora sibyo, wambabariye byibuze ukambwira neza. Ese koko njye ntago mva kwizima, ndabikubwiye inshuro nyinshi, ese dushobora kubana? Akomeza kumwereka impeta, ariko umukobwa akamubwira ati ndakwinginze iyo mpeta yawe nta kintu imariye kano kanya. Disi umusore ikintu kiba gisigayeho araceceka, confidence zirashira, agaceceka ntiyagire ikintu yongera kuvuga ku bijyanye no kubana. Akomeza kumwereka impeta, ariko umukobwa akavuga ati icyo kimpeta cyawe ndanakijugunya umbabarire. Nuko Claude akavuga ati uri serious? Uri seriye? Ako kanya ndagira ngo ukurikire sasa ibyo Belize yagiye gukora. Yaragiye yafunguye igipangu arinjira ajya mu gikari aza yirukanka cyane. Ndagira ngo ndorere sasa, yabonye Claude atari kuhava ari guhatiriza kugira ngo bigende bite, kugira ngo babane, ariko umukobwa yabyanze. Yahise ajya kuzana indobo yuzuye amazi, yamaze kuvoma indobo yuzuye amazi aza yikoreye vuba vuba yihuta. Ndagira ngo ndore sasa ibyo agiye gukora kandi nagahomamunwa pe. Ndagira ngo ukurikire uraza gusobanukirwa ndetse uraza kwigiramo byinshi. Wa mukobwa we, ndagira ngo wigire ikintu ahangaha gikomeye. Ya mazi yarayazanye ayamena ku musore amucurika indobo mu maso. Ndagira ngo ukurikire rero no sasa wa mukobwa ibyo yaje gukora. Umukobwa wari uri inyuma twari twavuze yuko turi buze kugira gute, turi buze kugira ikintu tumuvugaho. Yaraje akura indobo mu mutwe wa musore. Umusore we yacecetse yanumiwe ku mukobwa bari bamaze igihe bakundana, ari kwibaza ati se uyu mukobwa twamenyaniye gute? Umukobwa ko twamenyanye ari umukobwa muzima witonda, ibi ni ibiki ari kunkorera? Ako kanya wa mukobwa akomeza kumubwira ati ese koko wasaze? Ni gute ushobora kuza ukamena umusore nk'uyu nguyu amazi umuziza ngo nuko agendera mu kagare? Ese ni iyihe mpamvu? Belize akamubwira ati ariko namubwiye ngo navanga agende kandi sinkunda abantu bagendera mu kagare, kandi yambeshye inshuro nyinshi rwose. Ndagira ngo ndorere sasa, kandi ntitwirengagize amezi 10 yose bakundanye ko yanajyaga amwohereza n'amafaranga yo kugira gute, yo gukoresha imisatsi buri kimwe n'aho atuye uyu musore abimukoreshereza. Ndagira ngo ukurikire uraza gusobanukirwa ndetse uraza kwigiramo byinshi. Ako kanya uyu mukobwa bamwita Santo neza kubwira uyu Belize ati ariko kuki uba umusazi? Kuki ushobora gufata umusore nk'uyu nguyu ukamumenaho amazi? Uyu ntago ari umutima mwiza ndetse ntabwo umuntu bumurimo. Ako kanya komeza kumubwira ati hangane rwose, ariko Belize
nta kindi kintu kiba kiri mu mutwe, ni amafaranga, umusore mwiza ushinguye ndetse nyine ubayeho neza ufite imodoka, nta kindi kintu aba ashaka, aba ashaka ikintu gituma yitaweho gusa, nta kindi. Ndagira ngo ukurikire sasa. Umusore aramubwira ati nta kibazo rwose, nta kibazo. Ako kanya ndagira ngo ndorere sasa, asunika noneho Berize asunika wa musore ku kagare akitura hasi, nuko Sando akamuhagurutsa akagira gute, agasubira kuri ka kantuzi. Ndagira ngo undorere sasa kuri ka kagare, ariko umukobwa we aba yarakaye cyane rwose, ubona ko bitamushimishije kubona umusore agendera mu kagare. Ariko uyu Sando yamubwiye ati kuki uri umusazi, kuki umeze gutyo, uzi kuri Sekibi, ni gute ufata ugasunika, cyangwa se kuki utagirira impuhwe abandi bantu, uyu yaravunitse. Ariko Sando akomeza kuvuga, nuko Berize nawe akavuga ati kuki uri kumuvuganira, ndagira nkubwize ukuri, nongera kunyitambika hagati yanjye n'uyu musore ndaza kukumerera nabi kandi uraza kubibona. Nuko Sando akavuga ati uko byagenda kose we nta kintu wankoraho, rero ntabwo ushobora guhitana cyangwa se kwangiza uyu muntu mpari, ntabwo ushobora kumwangiza. Ako kanya Sando akomeza kumuhanagura amubwira ati ihangane rwose, ndakwinginze wihangane kandi ntugire ikibazo, ntuze kugira ikibazo. Ako kanya Claude akamubwira ati rwose ibyo unkoreye birahagije, ntabwo nari nzi ko umeze gutya igihe cyose. Nuko Berize akavuga ati nushake ibyo birakureba rwose ubigumane uko umeze, ntabwo bikureba. Ako kanya Claude akakomeza amureba akamubwira ati rwose urantangaje. Nuko Berize akongera akavuga ati ariko uri mu biki wagiye ibyo ugenda. Ako kanya sasa ndagira ngo ndorere sasa. Claude yahise ahaguruka muri ka gatebe yari yicayemo, ndagira ngo ukurikire sasa. Berize aratungurwa, yari azi ko uyu musore atagenda. Ndagira ngo ndorere sasa ibintu byose yamukoreye. Nuko ako kanya Berize avuga ati ushobora kugenda, ushobora kumuvinga. Akahita atangira noneho kugira gute, kwifata ku mutwe, agatangira kwihumura amaso avuga ati ibi si naba ndi kubona byaba ari byo koko. Nuko Claude akavuga ati ndagenda rwose, nshobora kugenda nta kibazo mfite, iyi yari test rwose. Ako kanya noneho ndagira ngo ndorere ya marira y'abakobwa bamaze gukora amakosa bakumva yuko kurira ari cyo kintu gikemura buri kintu cyose. Atangira kwiriza avuga ati mbabarira rwose. Ako kanya Claude akamubwira ati ntabwo nari nzi ko ari uko uteye, ntabwo nari nzi ko umeze gutyo, ufite ubunyamaswa muri wowe bungana gutya. Ibintu nyeretse nibyo bintu nashaka kumenya kugira ngo menye niba mpitamo umugore muzima. Akanya Berize umutima mubi we ndetse n'ubwishongore bwe buba bugaragaye. Ako kanya ndagira ngo ndorere Sando aba ahagaze aho ngaho ari gukwena cyangwa se ari guseka Berize kubera ibintu yari arimo arakora cyangwa se yarimo arakorera uyu musore Claude. Nuko ako kanya Berize akomeza gusaba imbabazi ati ariko wambabarira kandi ni ukuri wanyumva. Nuko Claude nawe umujinya uba wamwishe pe bishoboka, ahita amubwira ati ndakwinginze rwose ntureke kunsakuriza, umva imbere, genda nyine umva imbere, ntabwo njye nawe tugikundana. Ndagira ngo ndorere sasa. Berize yari yabonye ko uyu musore ari mwiza ariko agendera mu mbago akamwangira icyo ngicyo, agendera mu kagare. Akomeza gusaba imbabazi Claude akamubwira ati ibintu wanyeretse byahise binyereka yuko njye nawe imyaka yose amezi 10 yose nari maze njye nawe dukundana kuri social media ndetse utunahamagarana, byose byari ubusa. Ikintu nakoraga uyu munsi yari kugira ngo usuzume byibuze ndebe ko ufite umuntu, ndebe ko twabana. Nuko ako kanya Berize akomeza kwinginga, ariko bimwe byo kwiriza by'abagore by'ubucucu n'ubugoryi
umusore akamubwira ati rwose watinze rwose, watinze, njye nawe ntabwo dushobora gukundana rwose, ntidushobora gukundana, nta nubwo dushobora kubana, ibyo byo ubisibe mu mutwe. Ariko Claude akomeza kuvuga ndetse n'umujinya mwinshi, yari yamworoheye kandi mwari mwabibonye ukuntu Claude yari yitonze cyane kugira ngo amanze amwereke ubumuntu byibuze. Ako kanya Belize nawe atangira gupfukama, ariko yamatakira ngo nyine nta kintu bishatse kuvuga. Ako kanya ndagira ngo ndorere sasa, Claude ahamagara imodoka ibije, ndagira ngo ndorere, uraza kwigiramo byinshi, kurikira akantu ku kandi usobanukirwe paka dusoza iyi filime. Uraza, ndagira ngo ngire akantu nkwereka kandi karaza kugira akamaro wa mukobwa cyangwa se wa musore we. Ako kanya Claude aba afite umukozi we, akamubwira ati boss, imodoka yawe nayizanye kandi n'aya mafaranga wantumye nayazanye. Nuko ako kanya Claude akavuga ati okay, urakoze nta kibazo, ati yose yampereze. Ako kanya noneho Belize arumirwa, akavuga ati wari umukire bingana gutya ufite n'imodoka. Ako kanya Claude nta kindi kintu yakoze, ya mafaranga yaraje ayahereza Sando atarazi wamufashije, basi akamwereka ubumuntu. Uyu musore nta kindi kintu yashakiraga umuntu wifitiye ubumuntu muri we, gufasha ndetse no gushyira mu gaciro, utikunda ndetse byibuze ubasha kumva ukuntu tubayeho. Ndagira ngo ukurikire sasa. Claude yamubwiye ati urakoze cyane, wakoze cyane rwose kumfasha. Ako kanya Belize arapfukama akarira bimwe by'amatakira ngo ati wambabariye, ese waretse tukabana. Yariba amafaranga noneho ahaye uyu mukobwa uba mu nzu imwe na Belize, akumirwa, akabona ni amafaranga menshi. Aho kanya we aba yicisha bugufi akavuga ati urakoze cyane rwose. Uyu mukobwa rero ashaka gushyiramo imbaraga umusore, kuko ati nagukubita wa gikobwa we, nagukubita nkakumerera nabi. Aho kanya wa musore nta kindi kintu ahita akora, umukobwa akomeza kwinginga, ariko Claude avuga ngo iki? Aravuga ati wa mukobwa we, ndakwinginze umva imbere, tudaserera kandi bitaza kumera nabi. Uri kunyumva wa mukobwa we? Nakubonye rwose. Umukobwa apfukama aho ngaho, umusore akinjira mu modoka ye, bagafunga ko aba afite umukozi we, umubosi we umutwara, akahita amujyana. Ndagira ngo ndorere sasa. Nuko Sanda akamusezera, nuko agasigara uyu mukobwa ngo ni Belize ari kwinginga imodoka noneho, kuko mu kanya yari arimo araserera n'umuntu, noneho asigara ari kwinginga imodoka ikigendera, ndetse na ka kagare kagasigara aho ngaho. Ndagira ngo mundorere mwa bakobwa mwe, idefo mujya mukora ndetse y'ubugoryi izanabakoraho, kwigira amasire ndetse no gukunda amafaranga, gushyira amafaranga imbere, ubumuntu mwarabutaye. Ndagira ngo mukurikire sasa, muraza mwigiyemo byinshi, ndakeka aho bigeze mumaze kwigiramo byinshi ndetse mumaze gusobanukirwa bimwe mu bintu bituma abasore basigaye baramenye ubwenge. Ako kanya Belize aza yirukanka ngo bamuhe ku mafaranga. Sanda akamubwira ati nushake niyo wagira gute, nta mafaranga yanjye naguhaho, aya mafaranga ninjye bayahaye. Ngati ndakwinginze umpe n'uduceri dukeya. Umukobwa akamubwira ati ibintu wakoze nabibonye, ubugoryi wakoze nabubonye, we baraza gutereta. Reba ariko umusore witesheje agaciro yari ahagaze, amafaranga yari afite ndetse n'uburyo wari ugiye kubaho neza, ariko ukaba ubyangije mu minota mikeya. Ndagira ngo ndorere sasa. Umukobwa arumirwa, isi imwikaragiraho. Yaragiye kubona umugabo ufite amafaranga, ubayeho neza ku buryo atazongera kuvunika, ariko bimucika mu minota mikeya. Mwa bakobwa mwe, ndagira ngo mwige ubumuntu ndetse mwige
no kuba mwagira gute, mwabasha kubaho neza ndetse mukamenya ubwenge, mukareka kumera nk'ibigoryi. Agafilime kacu naha tugasoreje, ndagira ngo ukore subscribe ndetse na share kuri ino channel, tujye dukomeza tubane mu dufilime twacu twa buri munsi. Ciao ciao.